Inshuti za Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza, muraho. Uyu munsi musanzwe mubona nza nishimye, nza nseka, ariko kubera inkuru nzanye, iyi si irimo iratuganisha ahantu hateye ubwoba, hirya no hino wumva ibintu biteye ubwoba bidasanzwe, wumva ibyaha bidasanzwe, wumva amahano, wumva ibintu abantu bakora, ukavuga uti Mana yanjye, iyi si irimo iratuganisha he? Iyi nkuru ngiye kubazanira ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje, yabaye mu mudugudu wa Rukore, akagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali, umubyeyi agira atya arihekura, Mana yanjye, umubyeyi arihekura. Byagenze bite? Abaturage babonye uyu mubyeyi usanzwe ufite abana 4 arimo kotsa ibigori, ariko bakabona inda yari asanzwe afite nkuru ikwiye kuvuka, bakabona ntabwo ingana nk'uko yari isanzwe, kandi nta nkuru yo kubyara kwe bumvise. Bamubona rwose ari mu kazi ke gasanzwe ko kotsa ibigori, yotsaga ibigori, akagurisha ibigori byokeje ku mihanda nk'uko tujya tubibona mu mijyi itandukanye, na hano i Kigali birakorwa. Nuko bagira amakenga nk'abaturanyi, bashaka kumenya uyu muntu uko yari atwite, tukaba tubona adatwite, tukaba nta nkuru yo kubyara kwe, tukaba tubona ari mu kazi, byagenze bite? Nuko batangiye kugira amakenga, batangiye kumubaza, bamwaka ibisobanuro. Nuko ibisobanuro yatanze byatumye batumva neza ibisobanuro abahaye, bitabaza inzego zibishinzwe. Inzego zikomeje kumubaza, yebabawe, avuga inkuru ikomeye, aravuga ati umwana namutaye mu musarani. Ati uko byagenze, arabeshya ngo yagiye kuba ikintu kirahurudutse, ngo kivuye mu nda kikubise hasi, ngo atekereza ko akuyemo inda bisanzwe, nuko ngo azingazinga ibyo bintu mu gifuka. Baba mbega kuvuga inkuru iteye ubwoba cyo! Aragenda ajugunya mu musarani, aragenda we avuga ko ibintu byahurudutse bikitura hasi. Abakuru ubwo babyumvise, arabifata abizingazingira mu gifuka, abita muri tuwarete cyangwa mu musarani. Baba data we! Wibaza umubyeyi w'abana 4, yari asanzwe afite abana 4 ku bagabo 3, 2 bahuje se, noneho abandi 2, umwe afite se kwe, undi ukwe. Mu gihe ukekwaho kwihekura agiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 34 twavuze, wari usanzwe ufite abana 4 b'abagabo 3. Abantu baribaza, abana bazabaho bate? 2 bahuje se yari yarabatwaye babana na papa we, yabanaga n'abo bandi 2 badahuje umubyeyi. Ariko umuyobozi w'akagari ka Busanza yatangaje ko ababyeyi b'uyu mugore baje gufata abo buzukuru, kubajyana mu gihunda agiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ni inkuru twakuye kuri Isine TV, ariko inkuru y'agahomamunwa. Babyeyi, mwakwihanganye mukareka gutwita izo mutazabyara. Abana 4 ukababyara, warangiza ugakora amahano nk'ayo ku mwana wa 5. Reba imyaka ugiye gufungwa, reba icyasha usize mu muryango. Mwakwihanganye mukaboneza imbyaro, mugafunga imbyaro, niba gukizwa bibananiye no kureka ingeso y'ubusambanyi. Inkuru iteye ubwoba. Turabashimiye ko mukomeza kudukurikira, inkuru zibabaje, zishimije zose mukazakira. Mukomeze kugubwa neza mu byo mukora byose. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.